dufite igihe gitoya ariko dufitemo ikigwa cy'ingenzi. Tugiye kwigana ikigwa muri uyu mugoroba kigendanye na kashe y'Imana, kigendanye n'ingingo izatuma isi yacu itera intambwe ya nyuma. Mwagira ngo si ikigwa gitangaje, kirabera benshi gishya, ntabwo ingingo zacyo zose tuzigeraho. Iz'ingenzi kandi zikwiye buri wese nizo turebaho. Muri uyu mugoroba tugiye kwigana ingingo yerekeranye n'isabato. Iki? Isabato. Murayumva mu buryo bushya kandi niko biri bubagendekere. Isabato ni ingingo idasanzwe, ni kashe y'Imana iranga ubwami bwayo muri iki gihe, kandi ni nayo ngingo idasanzwe izaba ingingo isibanirwaho n'isi yose mu bihe bigiye kuza. Niyo mpamvu muri uyu mugoroba ingingo yerekeranye n'isabato igiye kubumburirwa mbere yacu, kandi n'amatwi yacu akagira icyo yumva cyerekeranye n'isabato. Muramenye impamvu uyu munsi nahisemo kuruhuka isabato, kandi n'impamvu twitwa abadiventisti b'umunsi wa kangahe? Tumaze igihe hari abantu bajya bashaka kudusesereza ngo muri abo munsi. Ngewe ndabyemera iyo babimbwiye, nzi impamvu twahisemo kwitwa umunsi wa kangahe. Niyo mpamvu mugiye kuyumvamo hano, kandi muraza kumenya ko isabato irenze ibyo abantu bakunda kuvuga, irenze n'ibyo bayibwiraho. Ndagira ngo mbabwire yuko Imana imaze kurema mu minsi 6 yashyizeho isabato ngo ibe ikimenyetso cy'iryo rema. Ni itegeko rya 4 mu mategeko y'Imana adahinduka. Haleluya. Ni umunsi wo kuruhuka, kandi ni umunsi wo kuramya Umuremyi, kwiga, kwigisha no gukora ibihwanye n'umurimo Yesu yakoze igihe yari ari ku isi. Haleluya. Kuva ku wa nyuma izuba rirenze, cyangwa ku wa gatandatu izuba rirenze, kugeza ku isabato izuba rirenze, ngayo amasaha yagenewe umunsi wa 7 witwa isabato. Ni ikimenyetso cyayo kandi n'ubwoko bwayo cyo gucungurwa n'ibyiringiro by'ahazaza. Yesu yivugiye ko ari umwami w'iki? Aya magambo mugiye kuyumva ari mashya. Ayavuga ngo ni umwami w'iki? Ni umwami w'isabato. Umuntu wese arataha azi impamvu Yesu yavuze ngo ni umwami w'iki? W'isabato. Murataha muzi impamvu twahisemo kwitwa umunsi wa 7, kandi birababera bishya ndabizi, ntago mbitindaho. Mu gihe tureba iki isabato ari cyo, turibanda ku ngingo z'ingenzi cyane, arizo zikurikira ngiye kuvuga mu minota mike. Dore ingingo tugiye kureba muri uyu mugoroba. Ingingo ya mbere ni ubusobanuro nyakuri bw'ijambo isabato. Icya kabiri ni isabato nk'ikiruhuko. Iya gatatu ni isabato aho ihurira n'agakiza cyangwa gucungurwa. Icya kane naho isabato nk'ikimenyetso cy'icyuzuye cyangwa gishyitse. Ningera ku iyo ngingo muri bumenye impamvu ijambo amena rihora rikoreshwa mu bakristu bizera Imana iteka. Ningera ku iyo ngingo muraza kumenya ko isabato n'ijambo amena ni amagambo ari mahwi adatandukana. Ikindi, isabato ihuriye he na Yesu Kristo wavuze ko ari umwami wayo? Mbese isabato na Yesu bahurira hehe? Hanyuma ndagarukira ku iyo ngingo. Hari hasigaye ingingo ebyiri z'ingenzi, ariko zo n'izikindi gihe ntabwo naza kuzigeraho. Kugerageza guhindura isabato n'impamvu zabyo, uko isabato yubahirizwa. Zari izindi ngingo z'ingenzi, ariko uyu munsi zo sinzigeraho. Tugiye kujyana ku ngingo ya mbere isobanura isabato icyo ari cyo. Ingingo isobanura iki? Isabato icyo ari cyo. Isabato, abazagerageza gushaka ubusobanuro bw'ijambo isabato bazasanga risobanura ikiruhuko. Igiki? Iyo niyo mvugo yihuta abantu bahita bumva, ariko muraza gusanga ijambo ikiruhuko rikubiyemo n'andi ashamikiyeho menshi muri bubone. Ikiruhuko, ijambo isabato riboneka mu ndimi zirenga 140 zo ku isi, kandi muri Bibiliya ribonekamo inshuro 149. Bibiliya yose ijambo isabato nk'uko ryanditse
ibonekamo inshuro 140 na zingahe n'icyenda. Mu isezerano rya kera ibonekamo inshuro 93, mu gihe mu isezerano rishya isabato ibonekamo inshuro 56. Inshinga kuruhuka cyangwa yasobanuwe nk'ikiruhuko ivuga Shabbat. Ubusanzwe isobanura guhagarika umurimo cyangwa igikorwa wagenzaga gute wakoraga, guhagarika igikorwa wakoraga kuko kigeze ku musozo wacyo, maze ugahagarara ukagihagarika ukaruhuka. Iyo nshinga Shabbat naho ivana umuzi. Mu by'ukuri iyo tuvuze ngo Imana imaze kurema yararuhutse, ntabwo Imana yaruhutse kubera kwinaniwe. Haleluya. Ntabwo Imana yaruhutse kubera kwigenje ite. Oya, ntabwo yananiwe ngo ahari abantu bazagire ngo umuhanuzi Yesaya ibyo yavuze yarabeshye. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 28 utubwira ko Imana itaruha. Ntabwo igenza gute? Ntabwo iruha, ntabwo inanirwa. Niyo mpamvu igihe yarangizaga kurema ikaruhuka ntabwo yari inaniwe, ndetse ngiye kubabwira ko Adamu na Eva bo ubwabo baruhutse isabato, ariko isabato kuri Adamu na Eva wari umunsi wa mbere wabo wo kubaho wuzuye. Wabaye umunsi wa mbere wuzuye wabo wo kugenza gute wo kubaho, ndetse nta n'akazi bari bagenje gute, nta kazi bari bagakora ngo bavuge yuko bari bananiwe. Niyo mpamvu ahubwo isabato yababereye umunsi wabo wa mbere wuzuye mu buzima bwabo, kuko bayiruhutse ntacyo bakoze, ahubwo bafatanije n'Imana kunezererwa umurimo wo kurema wari urangiye. Bafatanije n'Imana kunezererwa umurimo w'irema wari wagenje gute wari urangiye. Iyo bavuze rero iki kiruhuko, ni ikiruhuko cyo kunyurwa n'ibyakozwe bikakunezeza ukabyishimira, kuko ari byiza, byuzuye kandi bishyitse, nta kindi kirengaho, nta kindi kigenza gute kirengaho, kuko ibyari bigambiriye byari bibonetse. Mu itangiriro igice cyaho cya 2 umurongo wa 1 kugeza uwa 3 hatubwira neza yuko Imana irangije kurema byose yaruhutse ku munsi wa kangahe? Ku munsi wa 7, maze ikora ibintu bibiri ngira ngo muzatindaho. Ibintu bibiri yakoreye uwo munsi wa 7. Yawuhaye umugisha. Yawuhaye umugisha, nyuma igenza gute iraweza. Aya magambo abiri ngiye kuyatindaho, mumbabarire muyakurikire. Yawuhaye umuki. Abakurikiranira ijambo umugisha, abazabishaka haba mu zindi ndimi n'abafite inkoranyamagambo z'uburyo bwinshi babikurikirane. Guha ikintu umugisha bivuze guhabwa ubufasha mvajuru cyangwa guhabwa uburinzi cyangwa kurinda. Yawuhaye umugisha bivuze ngo irawurinda, iwitaho, iwuha agaciro. Nibyo tugiye kureba mu ijambo kweza. Niyo mpamvu bavuze ngo iraweza. Harya itegeko rya 4 ritangira ngo iki? Wibuke kweza umunsi w'iki? Reka mvuge ko iryo jambo kweza rero ndakoresha inshinga zitandukanye. Mugiye kureba abazi indimi baragendana nanjye, indimi zindi zitari ikinyarwanda ariko n'ikinyarwanda kirazamo. Muri bwumva icyo bise kweza isabato. Ijambo kweza ahari mu gifaransa mushobora gutangirira ku nshinga ivaho iryo jambo kweza yitwa sanctifier. Isobanura rendre saint, guhindura ikintu icyera. Nukurikirana sanctifier cyangwa iyo nshinga ivuga guhindura ikintu cyera cyangwa cyejejwe, muraza gusanga mu buryo bw'iyobokamana. Iyo bavuze ngo ikintu ni icyera mu iyobokamana, babisobanura mu nshinga y'igifaransa bifashishije inshinga ivuga ngo ruwe, arivaho izina ruwanje. Ruwe ni ukugenza gute? Ruwe ni uguhimbaza cyangwa gusingiza. Guhimbaza cyangwa kugenza gute? Gusingiza niyo nshinga yakoreshejwe basobanura kweza. Kweza ikintu ni ukuhimbaza cyangwa se
gusingiza. Nanone indi nshinga ifitanye isano niyo yakoreshejwe mu gusobanura ijambo kweza ni inshinga y'igifaransa yitwa honore. Honore, honore bivuga iki? Honore, kubaha. Ari naho hava izina ngo honorable kanaka, nyakubahwa. Honore ni ijambo ryakoreshejwe mu gusobanura iyo nshinga yitwa sanctifier cyangwa kweza. Ni uguhimbaza cyangwa kubaha comme ça sainteté exige, cyangwa nk'uko ubutungane bwabyo bibikwiye cyangwa bubisaba. Indi nshinga yakoreshejwe mu gusobanura ijambo kweza ni inshinga, mumbabarire ko nifashe igifaransa ariko n'iz'icyongereza zirimo, zivuga ngo célébrer. Inshinga y'igifaransa ivuga célébrer irasobanurwa ngo kwizihiza. Kugenza gute? Kwizihiza n'indi nshinga yakoreshejwe mu gusobanura kweza. Rero nshuti zanjye, iyo bavuze kweza baba bavuze guhimbaza cyangwa gusingiza no kubaha cyangwa kwizihiza. Kugenza gute? Kwizihiza cyangwa guha agaciro, kubera ko iyo bavuze ngo habeho kwizihiza ikintu, habaho kukitegura, habaho kwambara umwenda umuntu adasanzwe yambara, hari n'imihango igomba gukorwa mu kwizihiza icyo kintu no kugihimbaza cyangwa se kucyubaha, kugiha agaciro. Iyo bavuze kubaha ni uguha agaciro. Guha iki? Ntabwo ushobora kubaha ikintu utagihaye agaciro. Kubaha no guha agaciro. Hanyuma rero mu kuvuga ngo wibuke kweza umunsi w'iki, hakubiyemo ijambo rivuga ngo wibuke guha agaciro umunsi w'iki, w'isabato. Wibuke guhimbaza, wibuke kurata. Kanshyiremo n'indi nshinga y'ikinyarwanda, kurata. Niyo mpamvu mu gifaransa mu cyongereza cyangwa mu gifaransa bakoresheje consecrate cyangwa consacre, to make holy cyangwa se sanctify, to make acceptable, gutuma ikintu cyemerwa. Gukoresha ayo magambo: guhimbaza, kurata, kwerereza, gushyira hejuru, to extol, ni inshinga zitandukanye zakoreshejwe mu gusobanura ijambo kweza. Kugenza gute? Kweza. Kandi nimushaka munabikurikire muraza kubibona. Iyo abantu barimo banamesa imyambaro ngo bayivaneho imyanda, baba barimo barasubiza iki? Umwambaro bawusubiza agaciro kawo. Iyo bavuze ngo agiye kweza umwenda, agiye kuwumesa, aweza ukeshe, ntabwo ari ukugira ngo ahari uvemo imyanda gusa, ahubwo bihishemo gusubiza iki? Agaciro uwo mwambaro. Icyo kivuze ni ugusubiza agaciro. Iyo bavuze kweza, ahari niyo yaba n'inzu, abantu iyo bayisiga amarangi ngo yongere ibe nziza, biba ari ugusubiza iki? Agaciro. Niyo mpamvu mu itegeko ahari uyu munsi ushaka wavuge ngo wibuke guha agaciro umunsi w'iki? W'isabato. Kandi ngizi ingingo: wibuke kwerereza, wibuke guhimbaza, wibuke kurata umunsi w'iki? Umunsi w'isabato. Muraza kumenya impamvu y'ubu busobanuro bitandukanye nuko abantu benshi bajya babyitaho cyangwa babibamo. Niyo mpamvu ngaho amagambo yashyizwe muri Bibiliya mu buryo bw'iyobokamana. Kweza ikintu bivuze kugishyira hejuru y'ibindi byose, kukirutisha ibindi, kucyerereza, kugiha agaciro kagenje gute? Gakomeye cyane, kucyubahisha cyangwa kukizihiza. Aleluya. Ngaya magambo yakoreshejwe mu inshinga avuga ngo iraweza. Imana umunsi w'isabato yawushyize hejuru y'indi yose kandi irawurata. Hari impamvu ndi kubivuga. Irawurata ndetse irawerereza, irawizihiza. Ngaya magambo ntabura kubabwira. Kweza rero umunsi w'isabato ngicyo bivuze. Kandi muri ibi byose twizihiza umunsi w'isabato.
hazirikanwa ibikorwa by'Imana yakoze, ari by'ibikorwa bibiri ngiye kubabwira bihuzwa n'isabato iteka abantu bazahora bavuga mu bihe byose. Igikorwa cya mbere kibukwa mu kwizihiza isabato ni imbaraga z'Imana zaremye zerekana yuko mu isabato tuzirikana ko inkomoko y'ibiriho byose byavuye ku itegeko ry'Imana, yavuze bikaba, yategeka bikagenza gute? Bigakomera. Niyo mpamvu ibiriho byose Imana niyo banze ryabyo, kandi nta na kimwe kizimira itagenze gute? Itabizi. Nta na kimwe mu biriho bidakomoka ku Mana. Mu isabato tuzirikana imbaraga z'Imana zirema, na n'uyu munsi zigifite ububasha bwo kurema. Icya kabiri ni igikorwa cy'Imana cyo gucungurwa kwa mwene muntu. Haleluya. Isabato iragihagarariye. Ndagira ngo nshuti zanjye, mu gihe tujya kureba nanone byinshi mu bigize ubusobanuro bw'isabato bigarukaho aho ngaho, ngira ngo mbanze mbabwire icya mbere. Isabato ifite ibintu birindwi bikomeye bigize ubusobanuro bwayo, ngiye kunyuramo nihuta. Icya mbere muri birindwi, isabato ni urwibutso ruhoraho rw'irema. Ni urwibutso ruhoraho rw'iki? Kuva igice cya 20 umurongo wa 11 n'uwa 12 haratubwira ngo kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremyemo ijuru n'iki n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka kuwa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akagenza gute? Akaweza. Igihe cyose tuzaba tukiramya Imana nk'umuremyi wacu, isabato izahora ari ikimenyetso n'urwibutso rw'irema. Zahora ari ikimenyetso n'urwibutso rw'iki? Rw'irema, mu gihe cyose umuntu azaba aramye Uwiteka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uretse kuba yibutsa irema, icya kabiri isabato yibutsa ni ikimenyetso cyo gucungurwa. Ikimenyetso cyo kugenza gute? Ni ikimenyetso cyo gucungurwa, kandi buri wese wacunguwe n'amaraso ya Yesu azahora aruhuka isabato, kubera ko akeneye guhamiriza n'abandi yuko Imana yamucunguye. Turarushaho kubyumva uko tujya mbere. Niyo mpamvu mu gutegeka kwa 2 mu gice cya 5 umurongo wa 15 hari aya magambo akurikira. Abayandika barayandika, n'abayasoma bayasome. Gutegeka kwa 2 igice cya 5 umurongo wa 15 haranditse ngo kandi ujye wibuka ko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa. Wari umuki? Wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa. Uwiteka Imana yawe ikagukuzayo amaboko menshi n'ukuboko kurambutse. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana yawe igutegeka kuziririza, kugenza gutera? Kuziririza umunsi w'iki? Nicyo cyatumye igutegeka kuziririza umunsi w'isabato. Mu gihe uzirikana ko wari umuretwa, mu gihe uzirikana ko wari imbata mu gihugu cya Egiputa, uyu munsi mu gihe tuzirikana ko twari imbata z'ibyaha, twari imbata z'umwanzi Satani, none Imana ikaducungura ikatuvanisha y'amaboko yayakomeye. Nicyo gituma twategetswe kujya tuziririza umunsi w'iki? Kuwuziririza ni ukubaha, nshuti zanjye. Ni ukugenza gutera? Ni ukubaha. Hanyuma Imana yavuze aya magambo mu kuva igice cya 21 murongo wa 1 n'uwa 3. Aya mategeko aratubwira ngo aya mategeko niyo uzashyira imbere yabo. Niko Uwiteka abwiye Mose ati nugura umugurano w'umuheburayo, nugura umugurano w'umuki, n'umugura ngo aza kubera imbata, akubere umugaragu, agukorera imyaka 6. Ingahera agukorere mu myaka ingahe? 6. Nyamara kuwa 7 azagenda aba umudendezo. Ku mwaka wa kangahe? Ku mwaka wa 7. Ya 7 yakigiye kuboneka inshuro zitagira ingano mu kanya, maze umwaka wa 7 azagende aba wiki? Aba umudendezo. Areke gukomeza kuba imbata yawe, uzamureka agende kandi atagize icyo yicunguje. Niba yaraje wenyine agende wenyine. Niba yarazanye n'umugore we ajyane nawe. Mu mwaka wa kangahe? Wa 7. Kuki atari mu wa 6 cyangwa wa 5? Mu mwaka wa 7 agende aba umukira, aba umudendezo. Niyo mpamvu
muzamenya yuko uretse no kuba uyu munsi ari umunsi wa karindwi, hari n'umwaka witwa isabato Imana yashyizeho mu gihe cy'Abisiraheli, yuko habagaho umwaka wa karindwi, umwaka wose abantu bahimbaza Imana bazirikana uko yabacunguye. Mw'uwo mwaka wa karindwi ntacyo bakoraga, Imana yabahaga umwero mu mwaka wa gatandatu, ikabaha ibyeze byinshi, bagahunika ibizabatunga mu mwaka wa karindwi no mu mwaka wa munani. Imana ikabaha byinshi bazarya mu gihe bazaba barimo bahinga ibindi, ariko umwaka wose bakawumara baruhuka basingiza Imana, bibuka uko Imana yabacunguye, bakora imirimo y'ubugiraneza. Hanyuma mu mwaka wa munani bagatungwa na kimeza zameze mu mwaka wa karindwi n'ibigugu byabonetse mu mwaka wa gatandatu. Si Imana yubahiriza isabato cyane, iha agaciro. Niyo mpamvu icya gatatu, isabato ni ikimenyetso cyo kwezwa, cyo kugenza gute? Isabato niwo munsi kandi ni ikimenyetso cyo gutunganywa n'Imana no kwezwa nayo. Niyo mpamvu mu Kuva 3:1 umurongo wa 13 hari aya magambo akurikira: kandi ubwira Abisiraheli uti, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ari ikimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Kugira ngo mumenye ko ndi Uwiteka ugenza gute? Ubeza. Mujye muzirikana amasabato yanjye muyaziririze. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, cyanditswe n'intumwa y'Imana Ellen White, paje ya 230, igika cya mbere cyangwa paragarafu ya mbere, haranditse ngo ariko isabato yera yubahirizwa gusa n'abera. Isabato igenje itera? Isabato yera yubahirizwa gusa n'abagenje gute? N'abera. Nuko rero dukwiriye guhinduka bafatanije gukiranuka kwa Kristo. Igihe yahaga Abisiraheli iri tegeko ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, Uwiteka yarababwiye ati, muzambera abantu bera. Muzambera abantu bagenje gute? Abantu bera. Uko niko isabato yagombaga kugaragaza Abisiraheli nk'abasenga Imana nyakuri. Nanone paje ya 229 handitse ngo nta wundi muhango wahawe Abayuda washoboraga kumera nk'isabato ngo ubatandukanye n'amahanga yari abakikije. Niyo mpamvu na n'uyu munsi abantu bizera Imana bo mu minsi ya nyuma, ikizabatandukanya n'abatizera Imana ni ukuruhuka umunsi w'isabato. Ni ukuruhuka iki? Umunsi w'isabato bakaruhuka. Kubahiriza uwo munsi mu gitekerezo cy'Imana byagombaga kubumvisha ko ari abo kuyiramya. Haleluya! Ari abo kugenza gute? Ari abo kuyiramya. Yagombaga kubabera ikimenyetso kibereka uburyo batandukanijwe no gusenga ibigirwamana, nuko basabana n'Imana y'ukuri. Ngiki ikimenyetso cya gatatu, isabato ikimenyetso cyo kwezwa. Haleluya! Cyo kugenza gute? Cyo kwezwa. Icya kane, isabato igihe cyo gushyikirana n'Imana ni ikimenyetso, isobanuye igihe cyo gushyikirana n'iki? N'Imana. Mwumva impamvu z'ibi ngibi. Imana yaremye inyamaswa kugira ngo zibane n'abantu. Nanone mu buryo bw'umusabano uri ku rwego rwo hejuru, Imana yahaye umugabo n'umugore amahirwe yo kubana mu bucuti bukomeye. Imana yahaye umugabo n'ikira amahirwe yo kubana mu bucuti bukomeye buruta ubundi bwose bujya bubaho. Ariko nanone binyuze mu isabato rero, Imana yahaye umuntu impano, imuha uburyo bwo gusabana nayo buhebuje, ari bwo gushyikirana nayo ku munsi w'iki? W'isabato. Ku munsi w'isabato niho twiyumvamo mu buryo bwihariye ko Imana iri kumwe natwe. Niwo mwanya uhagije tubona Imana yisigarije wo guhuriramo n'inyoko muntu. Haleluya! Munsi w'isabato nicyo gihe Imana yisigarije cyo guhuriramo n'inyoko muntu mu buryo bwihariye butandukanye n'indi minsi yari yose abantu bashyiraho. Nuko Imana yabiteganyije. Isabato ni igihe cyo gushyikirana n'Imana. Ikindi gikurikiraho, ikindi kimenyetso gisobanura isabato. Isabato ni ikimenyetso cyo gutsindishirizwa kubwo kugenza gute? Kubwo kwizera. Imirimo ikorwa mu minsi 6 ibanza y'icyumweru
ni inshingano yategetswe kandi ntawe uyihana, nta n'icyaha kibirimo, ariko iyo mirimo ihinduka icyaha iyo ikozwe ku munsi wa karindwi. Ihinduka iki? Hano harimo abacuruzi barimo gucuruza. Ni byiza? Ni byiza? Yego. Harya nongere mbaze, hano harimo abahinzi, guhinga ni byiza? Hari icyaha kibihana? Hari ubwo ari icyaha, hari itegeko ribihana? Ntaryo. None si ikibazo, ngaho iyo mirimo ko nta cyaha kiyihana, ngaho nimuyikore ku uyu munsi maze murebe. Niba mushaka kumenya ko isabato yihariye ari ikimenyetso cyo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kugenza gute, iyo mirimo isanzwe atari icyaha, yikore ku isabato maze uhita ureba ko itaguhindukira iki? Icyaha. Kandi mu busanzwe itari iki? Itari icyaha ntibe n'urubanza. Niyo mpamvu uyu munsi ni umunsi wihariye. Imirimo isanzwe itari icyaha mu buzima bwa buri munsi, iyo ije igakorwa ku isabato, icyo gihinduka icyaha kandi imbere itari iki? Itari cyo. Niyo mpamvu isabato iza guhinduka ikimenyetso cyo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kugenza gute? Kwizera. Abubahiriza isabato babikora kubwo kwizera Kristo Yesu wategetse ko yubahirizwa. Abubahiriza isabato babikora kubwo kwizera Kristo wategetse kugenza gute? Yibaho yubahirizwa. Kandi kubahiriza umunsi w'isabato ni imbuto yo gukiranuka iba mu muntu wizera. Ntabwo twubahiriza isabato ngo dukiranuke, ahubwo gukiranuka kutubamo kutwemeza kweza umunsi w'isabato. Ndayasubiramo aya magambo mbuze. Kubahiriza umunsi w'isabato ni imbuto yo gukiranuka iba mu muntu wizera. Haleluya. N'umuntu utizera ntabwo isabato yayibasha. Ndabivuga mbisubiremo. Niyo mpamvu kubahiriza isabato ni imbuto yo gukiranuka iba mu muntu wizera. Ntabwo twubahiriza isabato ngo dukiranuke. Murantega amatwi? Ntabwo twubahiriza isabato ngo tugenze gute? Ngo dukiranuke, ahubwo gukiranuka kutubamo kutwemeza kweza umunsi w'isabato kubw'urukundo dukunda umuremyi n'umucunguzi wacu. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimunkunda muzitondera iki? Amategeko yanjye. Urukundo dukunda Yesu nirwo rudutera kubahiriza itegeko rye kandi tukarisohoza tudahatwa. Ndagira ngo nje ku kindi cy'ingenzi. Isabato ni ikimenyetso cy'ikiruhuko tubonera muri Yesu Kristo. Haleluya. Isabato ni ikimenyetso cyo kubaturwa n'ukuri mu cyaha, umuntu akabona uburuhukiro bw'Imana. Ni ikimenyetso gitandukanye ubwoko bwacunguwe n'andi mahanga asigaye. Ikimenyetso gitandukanya ubwoko bwagenje gute? Bwacunguwe n'andi mahanga asigaye. Niyo mpamvu mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 10 haratubwira ngo kuko winjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse yayo. Niyo mpamvu batubwiye ngo umunsi wa karindwi ari wo sabato ushushanya cyangwa wahujwe n'uburuhukiro buhabwa abumvira ijwi ry'Imana. Wahujwe n'uburuhukiro buhabwa abumvira iki? Ijwi ry'Imana. Turacyajya mbere, turagana ku musozi ibintu byose byamaze gusobanuka. Impamvu Yesu yavuze ngo ni umwami w'iki? Tugeze ku ngingo ivuga ngo Yesu ni isabato. Ubundi Yesu ahuriye he n'isabato? Ubundi uyu munsi wa karindwi uhurira he na Yesu? Ubundi abubahiriza umunsi wa karindwi kuki twawuhisemo? Kuki si uyu munsi tuwitirirwa? Ibyo nibyo tugiye kureba mu ngingo z'ingenzi zikurikira. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 twabonye ko isabato bisobanura ikiruhuko. Tugiye kujya mbere. Matayo 11 umurongo wa 28 kugeza 29 haranditse ngo mwese abarushye n'abagenze gute? Harya abarushye n'abaremerewe Yesu arababwira ngo iki? Muze munsange ndagenza nte? Ubwo iyo basanze Yesu bagiye aho bagiye kubonera iki? Ikiruhuko cy'imitwaro y'ubuzima bwabo bwa buri munsi.
niyo mpamvu arararika ngo nimuze munsange ndagenza gute. Aterega mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima y'abandi. Mu mitima yanyu muzabonamo uburuhukiro, muzabonaho guhungira ibibaruhije, muzabonaho gutura imiki imitwaro yose ibaremereye yo mu buzima. Niyo mpamvu intumwa Petero amaze kubimenya yatanze inama mu rwandiko rwe rwa mbere mu gice cya 5 umurongo wa 7. Petero aravuga ati rega Imana nimuyikoreza amaki amaganya yanyu yose muyayikoreze kuko yita kuri bande, kuri mwe. Nituyikoreza amaganya yacu kuko yita kuri twe. Haleluya. Erega niyo Yeremiya arimo avuga amagambo y'Uwiteka avuga ngo ntabaza ndagenza gute, ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Yesu aduhamagarira kumushyira imitwaro yacu, impagarara n'ibidushengura byose ngo aturuhure, aduhe uburuhukiro n'amahoro. Ngeze aho nashakaga. Yesu araduhamagara ngo aduhikira uburuhukiro n'iki n'amahoro. Nshuti zanjye, ndagira ngo tujye ku ijambo ry'ingenzi umuhanuzi Yesaya yavuze kandi ayavuga kuri Yesu. Amagambo y'ingenzi reka tujyane muri Bibiliya, maze tujyane mbere yuko nza kubabwira aho isabato na Yesu bahuriye n'impamvu turuhuka isabato. Nshuti zanjye, hari icyo twamenye cy'ingenzi. Yesaya igice cyaho cya 9 murongo wa 5. Ubwo Yesaya yahanuraga ibyerekeranye na Yesu yavuze aya magambo akurikira. Yesaya igice cyaho cya 9 umurongo wa 5. Umuhanuzi Yesaya yavuze kuri Yesu, yaravuze ngo nuko umwana yatuvukiye. Umwana agenza ate? Duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu byande, ku bitugu bye ni uzaba umutware w'abantu bose. Azitwa amazina akurikira. Irya mbere azitwa igitangaza. Haleluya. Azitwa umujyanama. Haleluya. Imana ikomeye. Haleluya. Data wa twese uhoraho. Haleluya. Nanone azitwa umwami w'amahoro. Umwami w'amakira azitwa umwami w'amahoro. Iri somo narishakaga cyane ngo rize kudufasha kwigerera ku ngingo. Hanyuma iyo Yesu arimo ahamagara abantu ngo yemwe abarushe n'abagenje gute, nimuze munsange ngenze ndabaruhura. Abahamagarira abantu ngo baze abahamaki. Ikibazo mbaza, umuntu ashobora kuruhuka adafite amahoro? Birashoboka. Nimutekereze neza ku icyo kibazo mbajije. Umuntu ashobora kuruhuka adafite amahoro? Byakunda? Rwose harimo abantu bakuru hano nkunda kandi bashobora kudufasha. Mbese umuntu ashobora kuruhuka adafite amahoro? Ibiramambu umuntu ufite amahoro ni nawe uruhuka. Ni nawe ugenza gute? Iyo Yesu avuzwe ngo ni umwami w'amahoro, abavuze ngo ni umwami w'ikiruhuko. Ni umwami w'iki? Yego. Ariko umuntu afite amahoro aba naruhutse? Nibyo? Umuntu ufite amahoro aba aruhutse? Yego. Ababyemeza bazamure. Ndabemeye. Iyo umuntu afite amahoro aba afite n'iki? Aba afite ikiruhuko. Ariko ntabwo wagira ikiruhuko ngo udafite amaki. Ntabwo bikunda. Niyo mpamvu igihe Yesu yavugaga ngo umwana w'umuntu ni umwami w'isabato, yaravuze ko ari umwami w'amahoro. Rya zina Yesaya yavuze kera mu buhanuzi nicyo yararimo avuga. Mu yandi magambo isabato isobanura amahoro. Isobanura iki? Isabato n'amahoro ni isanga n'ingoyi, ntabwo bitandukana. Umuntu uzashaka uko utandukanya isabato n'amahoro azaba akubeshye. Isabato n'amahoro ni bimwe, ni isanga n'ingoyi. Mu gihe Yesu yavugaga ngo Yesu umwana w'umuntu ni umwami w'isabato, nayo yarahamije amagambo Yesaya yavuze avuga ko azitwa igitangaza, umujyanama, data wa twese, Imana ikomeye, umwami w'amaki, umwami w'amahoro. Isabato ubwayo isobanura amaki,
isobanura amahoro. Niba mwakurikije ijambo isabato ko rivuga ikiruhuko, kandi mukaba mwamaze kumenya ko ntawe ushobora kugira ikiruhuko adafite iki amahoro, aza asobanura ikiruhuko. Iyo ufite amahoro n'ikiruhuko kiba kigenje gute? Nyamara n'aya mahoro araza akagera ku mahoro yo mu bitekerezo by'umuntu, aho umuntu aba atuje aguwe neza. Isabato burya buri gihe ishushanya amahoro. Ishushanya iki? Ni igishushanyo cy'amahoro. Mu nyemerero nze kubabwira yuko igihe Yesu avuze ko ari we mwami w'amahoro, kandi akavuga ati muze ndabaruhura, Yesu niwe buruhukiro. Burya isabato na Yesu ni mahwi. Washaka washyiramo bihwanye hagati y'ijambo isabato n'ijambo Yesu, shyiramo iki? Shyiramo bihwanye. Ntaho batandukaniye. Ntawe ushobora gutandukanya isabato na Yesu, cyangwa atandukanye isabato n'amahoro. Niyo mpamvu tujya turirimba ngo Yesu niwe mahoro y'abandi, niwe mahoro yacu, niwe buruhukiro bwacu, niwe kiruhuko cyacu. Isabato burya bivuga Yesu, we mwami w'amaki w'amahoro. Noneho najya navuga nkamenya impamvu uyu munsi icyo ntitaheho cyose ni ikijyanye n'icyitwa kwibasira isabato. Nanjye wibasira isabato ntabwo tuzabyumva kimwe, kuko nzi iki isabato ari cyo. Ntitaye ibikangisho yanzanaho, kubera ko maze gukubitana n'inshuro zirenga 3 nzira isabato nizera. Ariko kandi nkababarira ubikoze kubera ko atazi ibyo arimo, kubera atazi ibyo agenza ate ibyo arimo. Tabizi 2017 hari umusirikare twabwiye tuti rero twebwe turuhuka isabato, kandi twabimubwiye hakiri kare. Turabimumenyesha tuti muringanize muri aya mahugurwa mwaturinganirije, mushyiremo mwige no ku kibazo cy'abaruhuka isabato. Hasigaye isabato ntizagere mutaduhaye igisubizo. Banga kukiduha baratwihorera. Natwe rero dufata inshingano yacu tujya guterana. Maze baje bati ninde wabahaye uburenganzira? Ni Imana yo mu ijuru yabuduhaye. Araturambika hasi mu matafari arakubita, za nkoni zabo zigeraho ziravunika. Yareba agasanga mu maso turi guseka turakeye, umujinya ukamwica. Bigeze aho abonye yabuze icyo yakora, arahamagara ku rwego rumukuriye. Baramubwira bati niko se abo bantu wabahoye iki? Wabahoye iki? Maze abo muhungu mwiza ahita dusaba imbabazi. Tumva mu mbabarire mwigire gusenga. Nshuti zanjye reka nivugire gutyo, Yesu ni isabato ni mahwi. Nta watandukanya Yesu ni iki? Umuntu ushaka kubitandukanya azaba yikozeho. Hanyuma munyemerere ngehe mvuge aya magambo. Isabato ngaruka cyumweru ihishura umugambi ukomeye w'Imana w'ibihe byose wo kubatura inyoko muntu. Niyo mpamvu tuba twateraniye aha ngo twishime, tunezererwe Imana, tuyihimbaze. Mu ndirimbo mwabonye ziryoshye zaraha, isabato ibereho kudukumbuza ibihe tuzagirira mu ijuru, aho kuva ku isabato imwe ukageza ku yindi abantu b'Imana bazajya bajya imbere yayo guhimbaza Imana no kwiramya. Isabato no mu ijuru izabiriyo. Nimugire ngo hano mu isi ntizarangira. Niyo mpamvu no mu ijuru izaba ihari. Isabato ihishura ibyiza Imana itwifuriza byo kubaho turamya mu munezero w'iteka ryose. Imana yashimye ko kuva kera kose abantu bayo bahora baza imbere yayo kuyiramya. Niyo mpamvu isabato idutoza kuramya Uwiteka. Haleluya! Idutoza kuramya Imana, duhimbaza, dutanga amaturo, kandi tukabarega twanayijemo dukeye, twataye ya mihati ya buri munsi ituma twirirwa twahindutse abandi bantu badasanzwe, hanyuma tukaza mu isabato koko twaje kubahiriza umuremyi wacu. Ingingo ngiye kuvuga nza no gusorezaho, nshuti zanjye, isabato nk'ikimenyetso cy'igishyitse cyuzuye kandi kidahinduka. Isabato nk'iki? Ikimenyetso cy'igishyitse cyuzuye kandi kitagenza gute? Kidahinduka. Twabonye neza ko isabato yahujwe n'umunsi wa kangahe? Umunsi wa kangahe?
uyu munsi niwo munsi witwa kuwa karindwi uyu munsi duhagazemo. Gusa ntimubitindeho, hari abavandimwe bacu bamaze kwizera ibinyoma kubera kutaba muri Bibiliya ngo banayizere nk'uko iri, maze bizera indi minsi. Ntibizagutangaze wumvise bavuze ngo uyu munsi ni kuwa kangahe, ngo kuwa gatandatu. Uzabihorere, cyakora wowe shikama ku bumenyi wamenye, komera ku byo wizera, ita ku muhamagaro wawe, ushikamemo gusa, nabe byawe bizasobanuka neza. Isabato yahujwe n'umunsi wa kangahe? Wa karindwi. Na Yesu ubwe akihuza n'ubusobanuro bw'isabato buvuga ikiruhuko, aho Yesu yavuze ko ari umwami w'iki? W'isabato, cyangwa umwami w'amaki. Nimuvuga umwami w'isabato mujye munashyiramo ngo ni umwami w'amaki. Iyo havuzwe isabato haba havuzwe amahoro. Niyo mpamvu ngiye kubabwira amagambo karindwi. Mu byanditswe byera byose umubare karindwi ubonekamo inshuro 145. Inshuro zingahe? 145. Mu isezerano rya kera umubare karindwi ugaragaramo inshuro 133. Hanyuma mu isezerano rishya umubare karindwi ubonekamo inshuro 12. Kandi ahantu hose uwo mubare uri usobanura icyuzuye, gishyitse kandi kidahinduka. Icyuzuye, gishyitse kandi kitagenza gute? Kidahinduka. Mbese turi kumwe? Reka mbahe urugero rwa mbere. Bibiliya iratubwira muri Matayo 18 umurongo wa 21 kugeza 22. Yesu yerekanye ko tugomba kubabarira 77. Ngo kangahera 70. Ariko ubwo yaravuze kangahe? Subwo ni 490. Yego, niko mubikuba. Nacyo reka nemere nizo nshuro 490. Ariko ubu ninde wundi wari wazigira cyangwa wazishobora? Ariko nimushaka mufata ubu busobanuro 77, ngira ngo mushatse mwazabikurikira hamwe mugasanga haza kubabwira 70 bwikube kangahe? Umubare 70 wikubye inshuro 7 muze kukuba uraza kurenga 490. Uraza kurenga ubu. No muri Luka igice cya 17 umurongo wa 4 Yesu yerekanye ko uwihaniye karindwa kw'imbabazi. Uwihaniye kangahe? Ntabwo yari arimo avuga ngo umuntu yihane inshuro 7 abare rimwe kabiri. Karindwi yari arimo avuga ko uwihaniye byuzuye kandi rwose bishyitse akwimbabazi. Dore zimwe mu ngero nyazo zemeza ubusobanuro bwatanzwe haruguru bwa karindwi n'izi zikurikira mu ntega amatwi. Igihe Imana yari imaze kurema igikorwa kirema cyuzuye, iby'Imana iremye byose bishyitse nta kirengaho, byujuje buri kimwe cyose bisabwa, Imana yashyizeho umunsi wa karindwi irangiza umurimo, kuko umurimo wayo w'irema wari ugenje ute? Wari urangiye. Iyo munsi wa karindwi waje guhamya ko iby'Imana iremye byose bigenje gute? Byuzuye. Kubera ko uhereye ku munsi wa mbere ngo yari itegerezaga ikabona ari byiza, maze bukira bugacya igashyiraho ikindi. Nibyo? Kugeza ubwo ku munsi wa karindwi noneho yahamije yuko ibyiremye byose bigenje gute? Byuzuye, bishyitse kandi bidahinduka. Haleluya. Ntabwo bigenza gute? Ntabwo bihinduka. Ngiye kubabwira urundi rugero rudasanzwe. Igihe Abisiraheli bategekwaga kwambuka ndetse ngo bajye gutera umudugudu wa Yeriko, Abisiraheli muri Yosuwa igice cya 6 umurongo waho wa mbere kugeza uwa 4 babwiwe aya magambo akurikira ngo muzenguruke Yeriko. Muyizenguruke kangahe? Karindwi. Mu minsi bayizenguruke iminsi ngahe? 7. Ku munsi wa mbere bazenguruke, ku wa kabiri bagenze gute? Bazenguruke. Bagira iminsi ngahe? Bazenguruka. Ku munsi wa karindwi nabwo nihagera bazongere bazenguruke Yeriko izindi nshuro zingahe? Kugeza Yeriko igenje ite? Kuki atari 6 cyangwa 8?
nuko basabwaga kuzenguruka Yeriko inshuro 7 zuzuye, kandi 7 kavuga ikigenje gute? Icyuzuye. Hanyuma mu gitabo cya mbere cy'abami mu gice cya 6 umurongo 3 7 kugeza 3:8, Salomo yubaka urusengero mu myaka muzakurikirana yuko urusengero rw'Uwiteka Salomo yubatse yarwubatse mu myaka 7. Imyaka ingahera? Imyaka 7. Abazajya aho ngaho bazabisoma yuko Salomo yubatse urusengero rw'Uwiteka mu myaka ingahe? Kuki atubatse muri 6? Nanone hari igihe umwami uyu mugaba mukuru w'ingabo za Siriya witwa Namani, igihe ararwaye ibibembe, umwana yari yaranyaze w'Abisiraheli, yaramurangiye umuti, maze ajya muri Isiraheli gushaka umuti. Agezeyo umuhanuzi Elisa aramubwira ngo manuka ujye mu ruzi rwa Yorodani wibiremo kangahe? Ko atamubwiye 6 cyangwa 8, 10, 7. Genda wibiremo 7. Ibibembe bye biragenza gute? Genda wibiremo 7 birakira. Nshuti zanjye, ngiye kubabwira iki ngiki. Baranditse amagambo ngo mu gitabo cy'Abalewi igice cya 25 umurongo wa 4 hatubwira iby'umwaka wa 7 wo kuraza ihinga ukitwa umwaka w'isabato wo kuruhuka. Kandi barabwirwa umurongo wa 8 ngo ujye ubara amasabato y'imyaka 7. Amasabato y'imyaka ingahe? Y'imyaka 7. Maze iminsi uzamara izaba amasabato 7 y'imyaka, ariyo myaka 49. Maze ku mwaka wa 50 habaga yubire. Haleluya. Habaga iki? Nawe ukaza rundi munsi umwaka ujya kumera nawo nk'uw'isabato. Nshuti zanjye, ibi byose biraza bitubwira ikintu gikomeye ngiye kubabwira. Muri Bibiliya yose umubare 7 usobanura ikigenje gute? Icyuzuye. Ndagira ngo mbabwire ko mu gitabo cy'ibyahishuwe harimo abanyamahirwe 7. Nibarenga muzabinyishyuze, nibabura nabyo mubinyishyuze. Abahiriwe ba mbere baboneka mu byahishuwe, kugira ngo mwumve yuko ibyahishuwe harimo 7 gashyitse. Kandi siko konyine. Icyambere, hahirwa usoma akumva akitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe. Ngo ni umunyamakira arahirwa. Icya kabiri, hahirwa yindi, hahirwa bapfa bapfira muki? Umwami wacu. Gatatu, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye. Ngo agenza gutera? Arahirwa. Kane, hahirwa batorewe ubukwe bw'umwana w'iki? W'intama. Gatanu, hahirwa ufite umugabane mu muzuko wa mbere. Arahirwa. Gatandatu, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi. Ayo magambo yose aranditse. 7, hahirwa abamesa ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Indi 7 rero iri mu byahishuwe ni 7 y'amatorero 7 yo mu byahishuwe. Amatorero angahe? 7. Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuwatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikia. Hirya y'iryo rya 7 nta rindi rihaba. Amatorero ya Gikristo ya Yesu y'ibihe biheruka ni amatorero 7 avuga ukuzura. Ubu tugeze mu gihe cy'itorero rigomba kuzagaragaza umwuzuro w'umugambi w'Imana wose. Haleluya. Harimo ibimenyetso 7 byo mu byahishuwe 6 kugeza 8. Harimo impanda 7. Harimo ibyago 7 byo mu byahishuwe. Iteka 7 gahagarariye ikigenje gute? Icyuzuye. Nk'uko Kristo Yesu na Se na Mwuka Wera bashyitse badahinduka. Nk'uko Kristo Yesu nande na Se na Mwuka Wera bagenje gute? Bashyitse badahinduka. Dore ko batubwira ngo Yesu Kristo uko yarari n'uyu munsi niko agenza ate, kandi niko azagenza ate. Yesu ntabwo ahinduka. Niyo mpamvu bahagarariwe n'umubare abadiveniti bahisemo witwa 777. Kangahe? 770 na kangahe? 7 ya mbere ihagarariye umwana w'Imana, we aruzuye arashyitse. 7 ya kabiri ihagarariye umwuka wera, aruzuye agenje gute? Arashyitse. 7 yindi hagarariye data wa twese. Ubu ni ubutatu bukorera hamwe bugize Imana imwe mu kurwanya ubundi butatu budashyitse bwitwa 666 bivuga ibidashyitse ibitandatu.
mu minsi iza turigana rero ibyiza imbaraga eshatu 666 na 777 imbaraga buri wese ashobora kuzisangamo abishaka cyangwa atabishaka. Nuko biri. Niyo mpamvu izi nyabutatu ni uko ziri. Umubare 7 iyo bavuze ngo urashyitse uhishemo ubusobanuro bw'ijambo ncorejeho ryitwa amena. Ryitwa ngo iki? Ngaho mu ntega amatwi amena mumaze igihe muvuga muyumve. Amena ni isabato n'impamvu muvuga amena. Ikibazo bavuga amena ryari? Agire utubwira. Naho ndimo nsoreza. Rwose mwihangane bavuga amena ryari? Ntago bavuga amena ku isabato gusa, bavuga amena ryari? Bigenze gute? Reka ngerageze. Hagira uza tubwire. Ijambo amena n'umubare 7 n'isabato n'icyuzuye n'igishyitse nibwo tugiye kureba. Ahari muraza kumenya impamvu isabato idasanzwe. Ninde wagerageza akaza akatubwira ati ngewe ndabizi bavuga amena bimeze gutyo. Urakoze. Mana iguhe umugisha. Amen ivugwa ryari? Uko mbyumva bavuga amena igihe umuntu yigisha akavuga ikintu kinyuze umutima cyangwa wumva cyiza akavuga ngo amen, cyangwa uvuze Yesu ashimwe amen. Ibyo ngibyo aravuze ngo amen ivugwa igihe wumva ikintu umuntu avuze kinyuze iki? Kinyuze umutima, si byo se? Ati numva ariho bavuga amen. Undi wagira icyo yongeraho kugira ngo nze kuza bivuga mu buryo bwagutse kandi dusoze dutahe. Amen ivugwa ryari? Yego. Biracyaza. Ibyo buvandimwe wavuze nibyo. Ariko bisobanura ngo bibe bityo. Ibyo bikunyuze biguye umutima wawe neza umva ari byo bibe bityo. Icyo jambo bisobanura amen. Arakoze cyane. Aratubwiye ngo ijambo amena riravuga ngo bigenze gutera ubusobanuro. Niko namwe mubizi? Ngareka nze nanjye rero nongeraho ibi maze mwumve impamvu ijambo amena isobanura 7 rivuga icyuzuye kigenze gute? Gishitse. Kenshi iyo uvuze ngo amena nuko uba wemeranywa n'uwo muntu ko ibyo bintu avuze ari iki? Ari ukuri, ntacyo wagenza ute? Warenzaho. Wumvise akugereye hehe? Ku ngingo aho wagenzaga gute? Washakaga. Bivuze ko amena ni uguhamanya kandi ni uguhamya ko ikintu kivuzwa ari iki? Ari ukuri. Kuki iyo bavuze ikinyoma utavuga amen? Kuki iyo havuzwemo amafuti utavuga amen? Se turi kumwe? Keretse bigucitse kubera ka kamenyero. Ariko ubundi ninde muntu watuka undi bakavuga ngo amena? Ninde? Bisobanuye ko ijambo amena rivuga ukuri, kandi ukuri kuvuga ikintu kigenze gute? Cyuzuye kidahinduka kibihe byose. Niyo mpamvu inshuti zanjye amen ikoreshwa mu gihe uri muhamanya n'ibivugwa uvuga uti nanjye ndabivivuye shizeho vi, siko tujya tubivuga se? Cyangwa ukavuga uti nta cyongerwaho, nta kigenza gute? Nta cyongerwaho, nanjye ndahamanya nawe ko ibyo uvuze ari iki? Maze ukavuga ngo amena ni nko gushyiraho kashe. Haleluya. Amena ni nko kuvuga iki? Ni nko gushyiraho kashe. Niyo mpamvu inshuti zanjye wa mubare 7 uvuga amena, kandi nkuko twabonye ku isabato na Yesu ari mahwi, ijambo amena ni izina rya Yesu. Haleluya. Ni izina ryande? Ni izina rya Yesu, niryo yitwa muri iyi minsi ya nyuma, rivuga ngo aruzuye, arashyitse. Niyo mpamvu yavuze ngo uwitwa amena, umugabo wo guhamya kandi ugenza gute? Ukiranuka. Amena rivuga ukuri. Niyo mpamvu ukuri umubare 7 uhagarariye ikintu gishyitse kandi cy'ukuri cyuzuye. Ibidashyitse ntabwo biri amena. Ibidashyitse ntabwo ari iki? Ntabwo ari amena inshuti zanjye. Ndagira ngo mpinire ahangaha muri uyu mugoroba. Ese mwiriwe neza? Hanyuma isabato irimo irumvikana? Isabato umunsi wa 7, impamvu twitwa umunsi wa 7 irumvikana? Turi mu mwanya wo kuziba icyuho mu mategeko y'Imana. Isi yamaze guhindanya, maze itegeko rya 7 riteshwa agaciro n'imbaga nyamwinshi, maze dushyiraho uyu munsi kugira ngo abantu bazamenye gutandukanya umunsi wa mbere n'umunsi wa kangahe?
n'uwa karindwi Imana yahaye umugisha ikaweza. Amena. Isabato ivuga icyuzuye gishitse. Isabato na Yesu bisobanura kimwe, ni umwami w'amahoro. Isabato ishushanya amahoro. Imana itwifuriza amahoro. Mbega mu uyu mugoroba nshuti zanjye, ni bangahe bashaka nabo kuvuga bati Data wo mu ijuru, turashaka amahoro, turashaka isabato mu buzima bwacu, turashaka natwe, dore igihe twahereye isabato tuyigendamo biguru ntege, dushaka kuyubaha, kuyiha agaciro nk'uko twabonye ko kuyeza ari ukwerereza, ari ugushyira hejuru, ari uguha agaciro. Bangahe bafatanya nanjye kuvuga mu uyu mugoroba ati mwami, natwe tubashishe kuba mu bagize umugabane wabubahiriza itegeko ryawe ridahinduka, risobanura igishyitse, risobanura Kristo ubwe nk'umwami w'amahoro. Bangahe mu uyu mugoroba bajye ejuru maze bafatanye nanjye kuvuga bati dufashe kwizihiza isabato mwami, dushoboze kugira ngo isabato isobanura ijambo amen igishyitse, natwe tuba bashyitse, tuba bakomeza isabato. Bangahe mu uyu mugoroba ngo bajye ejuru dufatanye